Uwa mbere ati njyewe umukozi wanjye yafashe umwana amuta mu nzu, muhamagaye koko umuntu agira 6e sanse, nihamagariye par chance nicaye mu kazi kumuntu abaza ati ubunagiye ati nise kuri kugenda mu modoka ndi kumva uri kugenda ati ubunagiye umwana wanjye yataye umwana mu nzu taragira n'imyaka 2 aramufata amushyira kuri po, amaje kumushyira kuri po atereka muri salo aca na televiziyo acaho. My friend, umaranye n'umuntu iminsi murabana muzima bwose murasangira kila kitu, afashe umwana jugunya caho. Wa kabiri ati ababyeyi baragira bati ese koko mwabakobwa mwimugira za nyababyeyi? Undi ati jewe yarabyutse usanga amafaranga ari mu nzu yateruye, radio mu nzu yateruye, ikiryo ashaka yatwaye, ubundi acaho ajya iwabo side ni majyepfo ya ajya mu majyepfo atujye nitabaje ribu kuko yamuye ibintu byinshi noneho harimo n'amafaranga menshi. So nabashe kubigaruza ariko ntago yabonetse sinzi bye, ariko gusa nabashe kubigaruza ariko ntagaruje ibikibindi yari yarangije kubigurisha. Ati n'umwana w'umukobwa. Undi ati jewe nasanze ari kunyongereza umwana nibaze, ati gufata umwana ati ndabonye umwana mvunitse bingoye maje gukuramo inda zingaye, ati none okay imagine gusanga umukozi ari maronse umwana wawe wibyari wasize ibikoma wasize amata narahawutse n'abakozi. Undi ati jewe yaraje avuye mu cyaro atavuye mu cyaro aza afite isakoshi donc igikapu mu mugongo kitagira ikintu, aho yaraye kujya imbere yuko agera iwanje ati muzi ibyo yakoze, ati aho yaraye ati muzi ibyo yakoze, atumva ati reka mbabwire, ati ikintu yakoze yahise yiba umukozi waho ikanzu na fondote sinabimenya, agera iwanjye mvana umukozi agira mu ngo kwigoza ngo ufite ikinono abantu mu cyaro ushaka kugira 1 ntago mbizi gira abonyeza n'igikapu, ati bukeye yirirwaho araraho, ati mu gitondo ngiye kumva nka saa 10 mu kwakundi butari cya neza, ati numva umuntu afunguye igipangu, ati mitambwira umugabo ati uwaragiye, ati kandi ukaranyibye mba ndasose mba ndagiye nkurikiye mbona ntihabona. Ati ngize kumwana muhareba rugunkarankuru, ati kuko amahirwe mbonye nkera gutabara itashi, ndamubwira nti hari umuntu muhuye ndi turahuye ntikurikira buri yaranyibye yaramunzaniye, ati nasanze yapaki, ati umwana w'umukobwa ati nari namukuye ahantu kure ahantu za Karongi bagenda bakambuka n'amazi. Uwo n'ubundi. Undi ati jewe ati nasigaga umukozi, ati na umugabo rimwe aranyaruka agasanga yiteretse mu rugo inzoga arimo aranywa n'abasore. Undi ati jewe naramuhembye mpeje kumuhemba mu gitondo, ati nigira ku kazi, ati ubundi afata umwana wanjye aramufata abana bose, umwana mukuru ati yarafite imyaka 8, ati nafite abana abatamunza afata rwa ruhinja rw'amezi 9 atereka mu ibase acaho. Ati nagiye kumva numva barimo barantabaza ndi mu kazi, ati umukozi yataye abana, ati mwakabyarana bakobwa bo, ati mugiranye ababyeyi muzabyara. Undi ati nawe undi ati jewe ati mperutse gutunga umukozi nkijya ku kazi ahita afata igikapu cyari kiri mu cyumba arapakira ashyiramo kuko agiye aranyiba yiba inkweto z'abana, yiba imyenda y'abana, yiba amakanzu yanjye mema twara tumutinye umuntu upakira agapakira na kamambiriza umoci. Ati nkigera mu rugo murabizi ko munageze mu rugo ikintu cyambere akuramo ni inkweto akabanza akambara dusandari cyangwa akambara kamambiri, so giye mpita mbanza gukaraba nahise nkuramo kamambiri shakanda zibura ntihahishe ngo yanyura amazi. Undi ati jewe umukozi yaje iwanjye afite target, akominika n'abantu bigeze nijoro, akominika n'abafungura idirisha barinjira, ubwo yari yafunguye idirisha kwa kundi mwa mugiye kuryama mu nzu, afungura yakomeza afungura idirisha barinjira bariba kuko
barinjira mva yabafungura idirishya idirishya baca grillage barangije ati yakominitse n'abantu umwana w'umukobwa akominika n'abantu n'abajura abana b'umukobwa bose bafite n'ubujura atakominika nabo arangije afungura amadirishya barabanye ati baraterura flat baraterura ibintu byo muri salo baraterura unyuma naje kubimenya gusa arafatwa na bagenzi biwe ati mumbwire ukuntu uzongera gutunga umukozi ati tugiye gusara baravuga ati tugiye gusara ndati jewe uyu yampamije ati giye najyaga mu kazi ngasiga umukozi ati umwana utaramenya kuvuga ati noneho ati hari ukuntu bipanga umuntu abaturanye n'undi ati nari nturanye n'umuntu wifitiye etaje nibera mu yo hasi noneho ateka barimo umubyeyi akajya abona ibintu atari ukuntu umuntu atuye muri etaje ariko abasha kuba yagiye mu idirishya akaba yabona aho umukozi yirirwa mu mama yirirwaga mu rugo ati noneho yahagarara iwe muri etaje akagerera ukuntu umwana wanjye safari ngari umwana utaramenya kuvuga ntakere kuvuga ati noneho rimwe biramurenga yari umukire duturanye atafata umwana akamukubita rakreta agakubita umubyeyi aravuga ati no ati ibyo yabonaga ntagiye yari afite yari tuye ati ibyo muri Kigali murabizi abantu babaturanye tuziranye ariko nta menshi so ariko ibyo byaramurenze agera afata kamera yiwe yo mu nzu aza gukamera iwanjye cyo bita proof aza gukamera iwanjye mu rugo amaje gukamera iwanjye mu rugo kamera wa mwana bari kumukubita umukoresha mu mutwe umwana utazi gusoma amusunikisha umukopesa kubita umwana ngo ari kurira nabyumvishe ati kamera yamaje gukamera ubundi arampamagara ndaza ndareba ndumirwa byaranze njya kuri RIB nitabaza RIB aho harimo ihohoterwa ry'umwana utazi kuvuga umwana utazi icyo gukora ese kuko ngo mugiranye ababyeyi barambaza ngo mbabaze ngo mugiranye ababyeyi ndati jewe nazanye umukozi ndatigiye nazanye umukozi ubundi akajya afata abana akabasigira umwana akavuga ngo agiye gucuruza mu isoko munyumvire nawe can you imagine agafata umwana mukuru w'imyaka 5 akamubwira ati nsiganira ndakuzanira bombo ubundi agacaho natana wagataha umwana nawe kuko yabagazi yuko baramugurira bombo singira ibyo menya uwo nawe question mark ndatigiyewe byarandenze umwana wanjye yarwaye bwaki ntacyo mbuze ndi umu business woman siga buri kimwe ati mwatangazwa nuko nje nari mfite umwana nkamucutsa afite amezi 4 n'igice nta ambaho nkamusiga mu rugo afite amezi 4 n'igice sorry hajya gukongera gupagasa mvuga nti ho musize nkajya musigira amati biko ibintu byose najya gupimisha umwana w'amezi 9 kigena musa afite amezi 4 n'igice afite ibiro 800 najya gupimisha umwana mu mezi 9 ngasanga yiyongera amagrama 200 umwana nabyaye ngura amata murabizi kuna amata henda ngura ibikoma nsiga mbiteze kira kitu ndati jewe ejo umukozi yansize mu rugo namusize mu rugo njya mu kazi hanyuma afata umwana wanjye atereka mu ibase y'amazi acaho bakoze barababeshyira ndazi mumbwire mufite ikihe kibazo mu by'ukuri ninde wo kwizera kugira ngo umukozi azabone mu kwizera ni ese koko mu by'ukuri ibyo bintu mubyiga mugeze mu ngo z'abantu cyangwa niko musanzwe muteye nibirana tuzana mu rugo ko bibaza rero hari ibibazo byinshi. Hello ndabasuje abakunzi ba Benigras TV nari mbahaye ingero zifatika z'abantu bagiye basaba to hari ukuntu nawe kuri WhatsApp akajya kugira amagroupe
amagupe y'abamama y'abakobwa hari ukuntu mujya muganira ibijyanye n'imyaka yanyu. Hanyuma rero ngewe naje kuganira n'abamama bati Benny Grace we have a YouTube channel. Gerageza kugirana ikiganiro n'abakozi, mujye mwigisha, urigisha guteka, urigisha indwara, ariko igisha abakozi bafite iki kibazo twarahabutse. Abamama bafite abana bakuze uwo bavuye ku bakozi aremera agashaka umwe ati jewe nshaka umuzamu usigara ku rugo ngacaho, ati umwana wanjye yigwa ku ishuri, unashakisha uburyo yigwa ku ishuri nkajya nemera ngatanga amafaranga y'umurengera ku ishuri kugira ngo agumeyo. Undi aba muri yiga body, siga umuzamu akirirwa acunze urugo, nimugoroba tugataha twimye abakozi. Nararetse. Ese ko twese tureka abakozi ni ikibazo. Mu by'ukuri abantu ntabwo bishimye. Abamama abakozi turabakeneye, yes, ariko se kuki abakozi bo batakiramo? Ese bano bana b'ubu ngubu ni ikihe kibazo? So nk'urugero jewe ku giti cyanjye navutse dusanga umukozi mu rugo kera. My mother yasanze mu rugo abana na papa ari umusigateri. Kena navutse ari basanga kandi umwana wa gatatu yari umuhungu, ariko abakobwa bo ni ikibazo. Tugeze ku bahungu bo bya bibindi, iyo ni big story. Reka tuvuge abakobwa uyu munsi. Abana b'abakobwa mufite ikihe kibazo? Why? Ese kuko iwanyu ho iyo muhageze muratuza? Mu by'ukuri ubundi ubwo ntimuve iwanyu nabwo mutorotse iwanyu? Mu by'ukuri mufite amateka iwanyu meza? Tell me. Mu by'ukuri ntabwo nkunda kugira ibiganiro, ariko ndabakoze nzi ko bagira YouTube channel, ariko mujye mureka dukeburane. Mu by'ukuri abantu barasaze mungu, abantu barasaze. Umuntu aravuga ati nta mukozi wo kwizera tugifite, ntawe. Iyo ugize Imana ugasanga abana bari bazima, yes, ushimira Imana. Why? Kubera iki? Kuki mutarabukira aho kwizerwa? Kuki mudashaka gukora? Urashaka kuza mu rugo rw'abantu, icyambere kide first barareka ibintu byinshi, ntimugishaka kuguma hamwe. Urajya muri uru rugo, ejo ukumva wahavuka ukajya mu rundi, kandi nabwo ntuhame, ejo ukumva wahavuka ukajya mu rundi. Icyo ni kimwe. Icya kabiri, murashaka kwirirwa mu matelefoni, mushaka gukora. Mwavuye iwanyu, ukava iwanyu itike y'ibihumbi 10 seza cyangwa ubu ukazagera Kigali ukanegeka. Umuntu aba aguhamagaye ngo umufashe cyamunaniye, ubundi ukirwa muri telefone we. Umuntu yaguhemba ukibera wivugira kuri telefone, ukazataha iwanyu nta n'ikintu cyuye, wirirwa muri alo. Ati umukozi bahera saa 10 bamuhamagara, bahera saa 10 bamuhamagara. Umuntu akamuhamagara saa 10 ati wongere mu minota 10. Mu minota 10 mamuvugana n'icyuma. Umuntu niba guhamagaye wenda akakubwira ati bwakeye, I don't know, usibye ko nanumva umuntu guhamagara ayo masaha saa 10 y'akazi mukavugana, ibindi bari ibiki. Mubwira telefone ngirirwa ku matelefone n'uburenganzira, ariko muri kwica akazi. Ntabwo mushaka gukora, murashaka kwicara mu ngo z'abantu. Ese ni no kuzicaramo nabyo ntibikunda, murashaka guhora mwiruka mu ngo z'abantu. Kimushaka kwiruka mu ngo z'abantu ngo aravuze ngo agiye gukorana, ngo aravuga ngo ngiye ngo ntabwo nakorana turi mu bipangu. Nyine arashaka mu mashato. Can you imagine? Uri kwifuza amashato y'abandi kuyabamo. Mu by'ukuri ajyanywe na shato cyangwa wajyanywe n'inzu, wajyanywe n'akazi ya my friend. Ndati jewe natunze umukozi yavuye iwanjye akatajya kubyara, yavuye iwanjye ntazi ko atwite, namenye ko atwite musezerera ava iwanjye akatajya mu bitaro kubyara. Mwana w'umukobwa narakuye iyo nibaza. Ese koko mufite ikihe kibazo gituma mudashaka gukora ntawe byinshi muzakora paka? Ese abo bana murimo muranga, uraza usaba akazi umuntu akaguha akazi, abo bana murimo muranga kurera, muzi ko ejo n'ejo buri namwe muzabyara. Ni wange kumurera. Niba udashaka ko mu rugo sezera utahe, witesha umuntu umwanya. Urashaka kwicara mu rugo uratesha umuntu agushatse kugira ngo ugire ibyo umufasha adashoboye mu gihe adahari, cyangwa se mu gihe ahari ariko ugire ibyo umusayidira. Ugeze mu rugo uranege, ntushaka gukora.
hari uwavuze ati ngewe ntabwo nshaka gukora ahantu hari umwana wambara pampa my friend kugize imana ubu ngubu twavutse hari amapampa mbaho twabyaye hari amapampa mbere bambaraga iki amaranje n'ibyayi mu cyaro n'ibyayi amaranje ni ibiki so n'ibyayi mu cyaro bambaraga abana ibyayi kandi barakuze so wowe ugize imana ugakoze amaranje yaraje wowe uti wapi ntabwo byavamo ati jewe ahantu hari umwana nambika pampa ibaze kwambika pampa vraiment nta kunyarira kera twega twarabanyariraga ya abana b'uburyo mumbwire nani why kuki mukora ibintu nk'ibyo bari bashinja ibintu byinshi kuba naje gukora iki kiganiro nuko bamama barababaye barambwira ati ugira ikiganiro wazadutangira ikiganiro mu bana b'abakobwa umunsi turavuga ku bana b'abakobwa ko tugiye ku bahungu bo byaba big deal ni big story abana b'abakobwa rero nimwe muranyengwa nta cyizere ababyeyi bakibafitiye umuntu wese aravuga ati senga imana abana banjye bakure mve kubakoza ati nta mukozi uzongera gukandagira kuri uyu muryango wawe can you imagine niwe muriyambika isura nshya uyu munsi abakomisiyoneri bano bashatanga abakozi aragushyira ahangaha ejo akaguhamagara ngo va hano jya ahangaha barabajagarika ese koko niba kuko umuntu agushakiye akazi ubwo nawe mahirwe yo gushaka akazi kuko ukwiye kukurangira akazi ni akazi the first of all mujye mwubaha akazi nk'akazi akazi kose ni akazi kagufitiye akamaro ni akazi kumva ngo uvuye ahango hano baraguhamagara ushobora kwirukira byinshi ukamuranduka ariko se ntacyo ntawanga ijana muri ine gera nawe ugeze basi niba yaguhaye ko munanirwa kuyakorera ngiye shaka 20 ngiye shaka 30 umuntu arayaguhaye ese ujye ubara ngo 20 umuntu ayaguhaye akaguha 50 cyangwa akaguha ijana kuvuga ngo ujye ukora utaha wicumikira nturye wanyu my friend wakonsoma ngahe so ntacyo umuntu agusigiye byose umukozi umwe yaravuze ati muritonda mugafunga amagaze byanyu mugafunga ibyumba byanyu mugafunga everything mufite mushaka ubundi mukadusigira abana banyu icyo kintu nawe cyubije ndavuga se abakozi bacanye ku maso umuntu akubwiye gutyo ngo uritonda ugafunga amagaze zawe ugafunga icyumba cyawe ugafunga aho ushaka hose ugafunga inzu yawe ukamusigira aho hari ngombwa ubundi ukamusigira umwana wabyaye ati ibyo byose n'umwana wabyaye